abasitari nyarwanda bafite depression batewe n'urukundo muri showbiz nyarwanda. Ku mwanya wa 10 turahasanga umunyamakuru witwa Ruvuyanga Emmanuel. Iyo ukunda umuntu, iyo wamukundaga nyakumukunda akakwanga cyangwa mugatandukana, byanga bikunda depression ibaho. So nkubwira ngo ntibyambayeho, ubu ntago naho naramukundaga. Ku mwanya wa 9 turahasanga umubyinnyi wabigize umwuga uzwi nka Titi Brown. Urumva rero twarakundanye tumaze nk'umwaka n'igice y'umwaka n'amezi 8 gutyo. Yego Irene nshaka gutera step. Yego yo kwambika impeta. Umbabare rutambwira ko washatse kwambika umukobwa impeta. Arabyanga. Ku mwanya wa 8 turahasanga undi munyamakuru witwa Agisel Rugangura. Byanditswe n'ibyo pe nta kibazo. Ufite umukobwa mukunda nuba hanze? Ufite umukobwa mukunda nuba hanze? Yarahari. Leta zunze za Amerika cyangwa muri Canada? Yarahari. Ni Canada cyangwa Amerika? Yabaga muri Leta zunze za Amerika n'ubu niho kiba. Yarahari. Bivuze ko ubu ngubu mutakiri kumwe. Ubu ntago turi kumwe. Byagenze bite Axel? Byagenze bite? Unushaka kutaduha detail ariko vuti nago wenda byahuye cyangwa nago twaba. Urumva buriya ibintu by'urukundo ngiye mu mahame yanjye nemera ko ari ibintu biri physical. Nemera ko ari ibintu nkushaka yago ngakubwira nduri he dusangire lunch, ngakubwira he dusangire dinner, ngakubwira uri he tushobora gusohokana, tushobora kujyana Igisenyi tukaganira ibyacu by'urukundo. Nemera ko ari ibintu biri physical. So umuntu uri hano undi ari mu birometero ibihumbi n'ibihumbagiza hakurya y'inyanja, yabura utuntu twa crochage, utuntu nyine two kutumvikana. Ushobora guca ahantu wowe yagora icyamamare, ushobora no guca ahantu uri kumwe na mushiki wawe, uvuga ati yagwaciyeho nguri yaciyeho n'umukobwa. Baza kubona uri kumwe n'umuturanyi cyangwa na mubyara wawe, akavuga ati yago nguri yaciyeho, ahora wenda nci nyuma n'urugero. Urebye ni muri iyo sense, urumva muri iyo sense nawe ari umwana w'umukobwa ukeneye gukundwa, uri muri iyo myaka. Ariko uko byagenze nta mabwire abantu bamubwiye, kandi nako kuri agendera ku mabwire. Bati ngo Axel turamubonye muri arena yicaye mu bakobwa 6 yabaye shagi. Bati ngo Axel turamubonye muri silent disco ari kumwe n'abakobwa tabura ariho ari abakobwa nk'icumi. Bate anyuzeho ari kumwe n'abandi. Ibintu byose agenda yemubwira aho ati rero ntago byazashoboka, ntago byakunda. Arambwira ati rero reka ibi bintu reka turebe uburyo twabireka. Nanjye nubaha icyemezo cye, nubaha n'icyifuzo cye. Urumva mu by'ukuri nta kuntu ushobora gukora ibyo ari byo byose kugira ngo ukwepe cyangwa wihishe bijyanye n'uyu mwuga dukora. Byaba ari kuri, byaba ari ibiki, abahimba ubufite abagukunda, ubufite abahimba, ubufite ibintu byinshi cyane, byinshi. Abakobwa rero bisa umuntu wihangana, kandi bye buryo mbona ibintu by'abakobwa n'imitima yabo nta bantu. Umuntu akubwira ngo uri kumwe n'abakobwa ngo 10, akubwira ati nyereka ifoto basi bamfotoye turi kumwe mbone kwemera icyo kintu, bikanga akabura icyo kubwira. Ariko kubera wa mutima nuko bitereye na kamere yabo bikagira gutyo nyine, niyo mpamvu nawe yago ubwo nyine nawe uzabyakire. Ku mwanya wa 7 turaza kuhasanga uwitwa Zaba, uyu wamburiwe i Buganda, n'uwitwa Christian akamutwara Linda. Ku mwanya wa 6 turahasanga uwitwa Platini P, uyu wareze umwana atazi se. Ku mwanya wa 5 turaza kuhasanga uwitwa Byiringiro Rage, uyu mugabo nawe arera umwana w'umumetisi kandi we n'umugore bose ari abirabura. Nimujya mumubona yagiye kwa DJ Karashi, burya aba yagiye kwimara agahinda yatewe n'umugore, ntimukagiye mumunenga. Ku mwanya wa 4 turahasanga uwitwa Mitsutsu, wambuwe n'umusaza akamutwara na yakundaga byo gupfa. Ku mwanya wa 3 turaza kuhasanga uwitwa Uncle Austin, uyu nawe urukundo rwaramunaniye n'umugore we bashakanye, baratandukanye ubu buresa bukwe. Ku mwanya wa 2 turahasanga uwitwa Kimenyi Yves,
uyu Kimenyi Yves ntiyambuwe umugore n'undi mugabo mugenzi we, ahubwo yambuwe umugore n'umutinganyi witwa DJ Buriyane wamutwariye uwitwa Muyango, ibyatumye Kimenyi yishumbusha undi mu diaspora bakanabyarana abana babiri b'impanga. Umwanya wa mbere turahasanga uwitwa David Bayingana. Uyu David Bayingana arera umwana w'umuzungu atazi se, kandi we n'umugore w'umurundi, nawe ubyumve neza ko bose bari abirabura. Gusa icyiza nuko David Bayingana yamaze kwikiza uyu mugore, ariko akemera kurera umwana w'umuzungu akanamwiyandikishaho.